ubundi niyo mpamvu uzabona abantu batizihiza umunsi wahariwe papa cyangwa se Father's Day cyane nk'uko babikora kuri Mother's Day. Umuhanzi Chameleon yongeye kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga ngo nyuma y'uko atangaje ko abantu akunda cyane batatu mu buzima bwe kurusha abandi, abantu bagatungurwa n'uko nta mwana we n'umwe wari urimo. Ibi rero Chameleon yabivuze ubwo yari ari mu bukwe bwa Juliette Zawide n'umukunzi we Bushoke. Chameleon yatangaje ko abantu akunda cyane mu buzima bwe bwose ari we ubwe, mama we ndetse na Juliette Zawide. Ati mu buzima bwanjye hari abantu batatu nkunda cyane, njyewe ubwanjye, mama ndetse na Juliette Zawide. Cyakora nubwo byatumye abantu benshi bibaza byinshi ku mubano wabo, we yasobanuye ko urukundo amukunda atari urw'abakunzi ahubwo ko ari ubucuti budasanzwe bafitanye. Gusa ku rundi ruhande hari abibajije impamvu atigeze avugamo abana be ahubwo akabasimbuza uwo mugore. Ngaya nguko nimujya mubona rero abantu biziza Mother's Day kurusha Father's Day, ni ahangaha bihera urukundo rw'abapapa nyine usanga gutyo. Njye umva kuri micro ni kimwe ibisanzwe. Any time is now ikugezaho amakuru y'ibiri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda. Mwibutsa gukora follow kuri 21 CR TV ndetse ukanakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube.